neza ibintu ari fresh, nizere ko ibintu ari munange. So guys, nk'ibisanzwe nari maze iminsi nagize ikibazo, nari maze iminsi nagikorera kuri iyi channel, nari maze iminsi hashize iminsi nari gukora ariko nagarutse. Gusa mu kugaruka nasanze hari abantu benshi bagiye bambaza ibintu muri comment, bambwira ati dukorere video utwereke ukuntu wafata telefone yawe ukayikoresha nka machine. So guys, niba nawe uzi kwambaje icyo kibazo, naje nje kugusubiza icyo kibazo ukuntu wabikora ugafata telefone yawe ukayikoresha mu buryo bwa machine. So guys, niba ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanjye, kwa subscribe, ufungure inzogera, tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho utagenda utamaye like. So tudatinze tugiye kureba ukuntu wafata telefone yawe ukayikoresha nka machine. Nk'ibisanzwe uraza muri Play Store, numara kuza muri Play Store uze hano basacingira, uraza hano basacinga. Ndakeka nta muntu utazi aha hantu basacingira. Ahangaha wamaze kwinjira muri Play Store uraza ukandeho, ukanda ahangaha basacingira nk'ibisanzwe. Ahangaha so uzukandeho. So numara gukanda uraza ukande wandikemo ijambo 7 gutya. Numara kubyandikamo urahita wemeza ahangaha usacinge. So guys, numara gusacinga uragera ahantu hameze gutya. Nujya hano hameze gutya uraza ukande kuri application yanditseho gutya, uri kuyibona ni iya mbere, iyi Tiza. Dore ngiyi urahita uyibona. Nuyibura kuri Play Store yawe ujye muri description y'iyi video, ndaba nasizemo link y'iyi application, uhita ukandaho bite bikorohera kuba wayibona. Cyangwa nusoza kureba iyi video uhita uza hano muri description ukandeho, uhita ubonamo link y'iyi application, niyo ndayishyira muri description, uhita uyikandaho, uhita uyidownloadinga. So guys, numara kuyestara urahita usubira inyuma. Numara kuyestara uragaruka inyuma, uze ahantu ushake application yawe. Dore ngiyi yamaze kujya muri telefone, uze ushaka application yawe nkuko wari umaze kuyidownloadinga. Urabona ngiye yamaze kujya muri telefone. So guys, reka dutegereze ibanze yake. Numara kuyikandaho leta yakagukiri kubireba, reka dutegereze ibanze yake. Urabona kwaka yaka nka machine. Numara kuyikandaho leta bigenda gutya. Ushatse wagenda ushyiramo ibintu bigiye bitandukanye, ushyiramo username, password, ushyiramo ibintu bitandukanye. Ariko twebwe ibyo tuzabireba ku gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri tugiye kureba tugiye kuza hano ukande ahangaha. Ugiye kuza ukande ahangaha ndi kukwereka. Ahangaha uze ukandeho, kandi utegerezeho gatoya. Urabona biri gutwara umwanya mutoya,
kadutegereze ibanze yake. Ya guys, urabona application yacu yamaze kwaka. Noneho tugiye kureba step by step y'uburyo wayikoresha, nubwo hari bimwe tuzagenda tureba mu gice cya kabiri. Nkubwiye ati niba iyi application wayibuze kuri Play Store, wajya muri description urebe, urebe link yayo, ndaba nayisizemo muri description. Noneho so guys, tugiye kureba ibintu by'ibanze uba ugomba gukora kugira ngo ikore neza. Icyambere, urabanza uze hano ukande muri screen, ugumishemo, ubanze refreshing. Ahangaha uri kubibona, nkubwiye ati igice cya kabiri cy'iyi video ni kizagucika. Kora subscribe, ufungure inzogera, tujye tubana mu biganiro bikurikiye. Urabona ukuntu application yacu ikora nk'amashini, ugiye nko kwa uploadingamo ibindi bintu, kwestaramo ibindi bintu, urabona bigenda bikunda. Ni nka gutya, nurugero dushyiremo kino, urabona video dushyizemo imaze kugeramo. Kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho, niba hari n'ikibazo ufite wakinyandikira muri comment, nkazagaruka nje kugikemura nakoze video y'icyo kibazo. Sawa, murakoze. Tuzabane muri video mu gice cya kabiri cy'iyi video, nzakibakorera vuba y'uburyo wakora, y'uburyo wakwistaramo ibindi bintu, cyangwa n'uburyo wakoreshamo iyi mashini mu buryo bwiza. Sawa, murakoze.